Twagarutse rero n'umukire w'umumiliyoneri, ibintu byakomeye, inkundo zidafatika turimo kugenda tuzibona. Ubwo ndivugira urukundo ruri hagati y'uwitwa Tricia n'uwitwa Lucky. Tubona yuko rwo narwo, tukabona n'urukundo rw'uwitwa Dani n'uwitwa Pucuri, tukabona zose ni inkundo zishobora kuba zidafatika. Twaje rero kubona uwitwa Tricia aho yari yicaye muri biro ye, uwitwa Cedric yinjiranye n'umukunzi we. Mu kwinjirana n'umukunzi we Cedric, uwitwa Tricia, kubera ko murabyibuka ubushize twabonye Tricia yitaba telefone imubwira yuko kampani yabo yatsindiye isoko rya mbere, ko bitwara neza cyane. Ako kanya rero twaje kubona Tricia yabonye Cedric, araza n'amarangamutima menshi, aramuhobera cyane, aramugundira cyane, kandi ibyo byose yabikoraga uwitwa Alisa arimo kumubona. Muribuka yuko Alisa ubushize yari yabwiwe yuko uyu nguyu Tricia yari afite ifoto muri wallpaper y'umukunzi we Cedric, yari yarayishyize muri telefone ye. Nabyo rero yabishidikanyijeho, akomeza kureba ukuntu umukobwa ahobeye bosi we, akamuhobera nyine abitindaho cyane. Maze Cedric aramubwira ati ese bimeze bite kumubera cyane? Ndamubwira ati uzi ko kampani yacu yatsindiye isoko kubera kwitwara neza. Ndamubwira ati ibyo ngibyo ko nibisanzwe, twebwe dusanzwe dutsindira amasoko, rero ibyo ngibyo ni ibisanzwe. Ati ahubwo jya mu kazi uduhe umwanya njye na sheri wanjye. Undi aramubwira ati okay, ati ndishimye, nabaye surprise, ibintu byinshi. Arangije aragenda. Witwa Alice rero asigara asa nkaho atishimye mu maso. Umukunzi we arabibona, aramubwira ati ese sheri wanjye ubaye iki? Ndamubwira ati ariko kuki wimenyereza abakozi kugera kuri urwo rwego, agufata akaguhobera kuri urwo rwego? Ndamubwira ati ariko ngiye sheri wanjye biba ni ibintu bisanzwe, kandi ikindi biba bibaye nta ruhare mbigizemo. Ati kandi nawe wabibonye. Rero biriya ni ibintu bisanzwe. Ndamubwira ati ariko ntabwo ari ibintu bisanzwe, kuba umukozi yaguhobera kuriya, kandi ko twari twamaze kubibona yuko uwitwa Tricia ashobora kuba akunda bosi we byanga byakunda, akaba ari nayo mpamvu anitwara nabi kuri Lucky. Ariko se uru rukundo yaba akunda Cedric rwaza mu marira iki ko Cedric yikundira uwitwa Alice? Cedric rero yamubwiye ati wihangane sheri wanjye, ukomeze wihangane, ntabwo bino bintu bizongera, kandi ndaza no kumubuza. Aramwihanganisha, ariko ubona Alice asa nkaho yari yababaye cyane. Arangije amubwira ati ahubwo wari uzi n'ikindi? Ati navuganye na Lucky, tuvugana ku bintu byo kubabarira Sharon. Ati rero tugomba kujya ku rukiko tukavuga yuko nta kibazo gihari, nizere kuri tayari. Alice amubwira ati yego nta kibazo sheri wanjye, tuzajyayo nta kibazo. Ariko ubona Alice akibabajwe no kubona umukobwa yaje kwikuhobera umukunzi we ku rwego atagakwiye kuba bikora. Witwa Tricia ibi ngibi biraza kumuhira simbizi. Twaje kubona witwa Shafi rero arimo kuvugira kuri telefone, arangije aravuga ati ndashaka yuko icyo nenegeje, ndashaka kumenya yuko bari abaginga natumaga bazananga. Atari ko ubwo batananze rero tugiye gufata akandi kazi, indi step. Ati tugomba gushimuta uwitwa Alice, tukamushimuta akava nawe, tukamushimuta akava yava mu nzira, akaba yava mu nzira atarakora ubukwe. Muri make barimo gushaka gushimuta Alice atarakora ubukwe. Ese uyu nguyu twakomeze tukubyibazeho, uyu nguyu yakoze iki abitwa ba Cedric? Ese ninde umutuma? Nibyo ngibyo dukomeza kwibaza kuri uyu nguyu ngo ni Shafi. Twaje kubona rero Alice ageze mu rugo,
yaje kuhasanga witwa Gihozo, arangije amubwira ati ariko Giho urashyanuka cyane bimwe bikomeye, ati kugeza naho ujya kuri boss wawe ukamubwira ngo tujye kubabarira ngo Sharomo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko hano Alice yari yirengagije yuko we ubwe yavuye iwabo agasanga umukunzi bakundana, akanamubwira ati namutera inda kugira ngo bagumane. Rero hano yarimo kwirengagiza yuko witwa Gihozo ari mu rukundo, nta muntu n'umwe agomba gutinanya. Kandi Cedric usibye ko atari na boss we, ari na bofre we, rero kuma yamuganiriza cyangwa akamubwira ikibazo afite, ibyo ntabwo ari ibintu byari bikomeye cyane. Kandi nari Gihozo yamubwiye ati urukundo rega buriya ujye urutinya, urukundo rukoresha ibintu byinshi. Ati kandi ubu ngubu nuko utari wemera yuko Sharomo yahindutse, ngo wemere yuko yagutabaye, wemere yuko yagutabaye. Kuko aka kanya witwa Alice yagakwiye kuba nawe ashobora kuba yarapfuye nk'uko Kami yapfuye, nuko witwa Sharomo yahagobotse. Ndavuga ati ariko uko yarakuroze rwose. Ubwo na Alice abibwiraga undi ati nta kibazo, ati njyewe ubimenye yuko Sharomo uko byamera kose nta kintu na kimwe namukorera kugira ngo angume ameze neza, kuko ndabizi neza kuri njyewe yarahindutse. Ndabizi neza muri aka kanya umuntu wemera yuko Sharomo yahindutse ni umwe wenyine dufite, n'uwitwa Gihozo umukunzi we. Abandi nyine baba hari ukuntu barimo gupacapacamo gake. Twaje rero kwibonera uwitwa Lucky afata umwanzuro wo gusa ngaho twavuye tubonye uwitwa Gihozo azaniye ibiryo azaniye ibiryo ahaye ku biryo yari yatumije ku Alice arangije amubwira ati nta kibazo, noneho kandye ubundi umbwire ibyo ushaka byose, muri make umbwire n'uwo Sharomo tumubabarire rwose ko yarabonye ibiryo. Twaje kuhita twibonera uwitwa Lucky yaje kureba Cedric, murabizi ko afite ikibazo. Amubwira ati rero ntabwo nzanywe hano no mu kazi, ahubwo nzanywe hano kukubwira ikibazo mfite. Ati waba uzi ibintu byanjye na Tricia, kwenda we muvugana n'iki? Ndamubwira ati ntabyo nzi. Ati rero njye na Tricia tumaze igihe kinini tutameranye neza. Ati ubu byatangiye bimeze neza, ariko nk'ejo bundi namubajije impamvu muhamagara namfate cyangwa hashira igihe tutavugana, akambwira impamvu z'akazi, akambwira ibintu byinshi. Nka Cedric rero ubizi ukuntu akundana n'umukunzi we, urukundo rwa nyarwo, yahise abyumva ko ngaho harimo ikibazo. Arangije aramubwira ati rero nta kibazo, ndaza kwicarana na Tricia umubwire, mubaze ibibazo byose uko bimeze twumva ibyo ari byo. Ahubwo se aka kanya witwa Cedric namara kujya kwicarana na Tricia yamugezeho ikibazo amubaza ibya Lucky, yarangiza agasanga ahubwo Tricia niwe yikundira. Byamera gute? Kuko twarabibonye geste zose yakoze, bisa nkaho witwa Tricia rwose hari ukuntu ibintu bitameze neza rwose ku witwa Lucky. Twaje kubona rero uwitwa Bucuri ari kumwe na Tricia muri biro. Tricia yarangije amubwira ati rero ndumva mfite inzara, ati tumizaho ibiryo. Undi amubwira ati se dutumizeho ibihe biryo? Ati tumizaho chicken wings hamwe n'amafiriti. Undi amubwira ati ibyo ngibyo, utwo tuntu twunguko si two tuntu. Umukobwa muzima arangije afata telefone arahamagara aho agomba gutumiza ibiryo, arababwira ati mwebwe yuko we asanzwe anatumiza. Arababwira ati ndashaka umunzanira full inkoko yuzuye, ndashaka umunzanira full chicken, inkoko yose yuzuye. Unzanire inkoko ebyiri zuzuye, unzanire ifi. Ashyiraho ibintu byinshi ubona yuko ari ibintu byo gupfa ubusa, nyine byo gupfa ubusa. Uwitwa Tricia agira ubwoba, aravuga ati akabona ati undi arangije atumiza ngo wayini. Mwibuke yuko bari mu kazi, atumiza wayini. Tricia rero nk'umuntu ubuze by'akazi arangije amubwira ati
ngewe unzanire juice. Arangije arababwira ati nangaye yose hamwe, ati ni 100. Ati se ni 100? Ati none nimba ari 100, ati ndakongereraho na 20 ya tip. Murumva? Arangije uwitwa Trish yagira ubwo aramubwira ati okay, mubigezeho mubibangutse. Trish arangije aramubwira ati ati se ibyo bintu byose ni ibyacu, ibyo bintu byose ni ibyande, ibyo bintu byose utumije wo gutyo nyine ni ibyande, kuryo bitumiza wagira ngo tugiye gusangira turi abantu benshi, kandi ati ni byaje turi babiri, kandi ngo nibisaguka ngo twabijyana tekawe. Mbona urumva ari ikintu bitwaye twabishyira tekawe. Umva ingeso z'uwo mwana w'umukobwa. Arangije avuga ati kandi ntugire ikibazo, amafaranga ngiye ntago ari ngiye uyaka, ntago ari ngiye uyafata, ntago ari ngiye ufata amafaranga, ntago ari ngiye ntago ndi kubwishyura amafaranga yanjye. Ati ndahamagara umuntu ugomba kunyishyurira. Ako kanya uwitwa Lucky yahise yinjira. Arangije uwitwa Kanoza witwa Pucuri arangije arasohoka. Mu gusohoka aragenda, noneho Lucky asigarana n'uwitwa Lucky ahita kubita ubwo hasigara uwitwa Lucky n'uwitwa Tricia. Lucky rero yararimo kuvuga ibijyanye n'agahinda afite ko kuba atabanye neza n'uwitwa Tricia. Ntabwo bari bameranye neza, ariko Tricia yamubwiraga n'umundi mpamvu z'akazi ubona atamwitayeho, kugeza aho Lucky amubwira ati okay, ati ntabwo nzagaruka ahangaha nje kubwira kino kibazo kuko n'ubundi mbona utanyumva. Ndamubwira ati nta kibazo, n'ubundi n'ibintu by'inkundo tubireke. Ubona witwa Tricia rwose nta kintu arimo no gushaka kumva cy'uwitwa Lucky. Reka nta kintu nashaka kumva cy'umuntu witwa Lucky habe na gatoya. Arangije muri uko nguko barimo kubitwereka, twaje kubona uwitwa Pucuri ageze hanze akubitana n'uwitwa Dani. Arangije amubwira ati barahoberana. Ndamubwira ati uzi ko uje ku kazi nari ngiye kuguhamagara, uwo ni Pucuri. Ndamubwira ati wari ugiye kumuhamagara se? Ati hari habaye iki se? Ati njyewe ndaje noneho nizere ko, ati nari ngiye kuguhamagara nyine, urumva nari numijeho ibiryo ngewe na Tricia twari dushonje, ati nari ngiye kugira ngo ubyishyure. Ibaze umwana w'umukobwa ugeze kuri iyo level ngahamagara sheri we ngo ari kumwe n'abandi bashuti be ngo bishyure, kandi abo bakobwa babaho. Witwa Dani yamukuriye rero icyo bitagaho kunnyo, amubwiza ukuri, amubwira byose, amubwira ati ibyo bintu burimo ntago mba mbizi, ati ngewe ntago ndi papa wawe. Mwumva nagakwiye kuba nk'uwo amafaranga ari ikintu kizima ugiye gukora, ariko ntabwo wagakwiye kuba urimo gukora ubwo bugoryi bumeze gutyo. Atubimenye, amukuriragaho kunnyo, aramubwira ati ntuzongere n'undi munsi, nimba ari by'inkundo uzajye gushakira ahandi. Arangije arigendera. Rero Lucky nawe witwa Tricia aramubwira ati sohoka ugende uva ahangaha. Lucky yirukanwa nabi, arasohoka. Mu gusohoka akubitana n'uwita Dani, aramusuhuza, barangije arakomeza agenda. Dani rero yinjiye abusanga witwa Tricia arimo kurira. Ese Tricia arimo kurizwa n'iki? Nuko akunda Cedric, akaba atarimo kubona Cedric ahubwo akiyizira Lucky. Ese ni iki hano kimeze gutyo? Kuko biragaragara ko umwana w'umukobwa adakunda na gatoya uwitwa Lucky. Cyashobora mukomeze mugire ibihe byiza.